Hari abantu benshi bavuga bati sinzi impamvu relation yanjye senyuka, ariko ukuri nuko hari ibintu abantu bakora buri munsi bakabikora bucece bituma urukundo rwabo rusenyuka. Kandi ikibazo nuko abantu benshi batemenya hakiri kare, bakabimenya byaramaje kurangira, bakisama basandaye, bakisanga amazi yarenze inkombe. Kandi amazi yarenze inkombe kuzagarura biragorana cyane. Uyu munsi reka nkwereke ibintu 10 abantu benshi bakora bigatuma relationship isenyuka nubwo bakundana cyane, ariko kuba bakundana ntikibabuza yuko relation yabo yasenyuka, kubera ko ibyisenya nibyo baba bakora buri munsi ibiba barimo imbere. Icyo usabwa ni ukuri kino video ukarushaho kumenya no gusobanukirwa, ndetse byangombwa ugakoramo n'inama nzima. Niba munkundiye katanya n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukutaganira neza. Communication ni umutima wa relationship, ariko abantu benshi babihisha emotions. Nibavuga ukuri cyangwa se bagaceceka igihe hari ikibazo. Kandi bajya bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata, kubera ko muri bari biratira hari igihe barimo umuganga wawe bikarangira aguhaye umuti. Iyo communication ipfuye na relationship nayo irakomereka cyane, sinzi impamvu mutabyumva. Nayo ikintu cya kabiri ni ukubeshya ndetse n'ikinyoma gitoya. Gishobora gusenya trust, kandi trust yo yagiye kwigarura biragora cyane. Niyo mpamvu kubeshya rero nawe byakishije, kandi aho byakishije ku ruhande rumwe rw'umutima ahora afite inkomanga. Niyo mpamvu rero kubeshya atari byiza, ukwiye kubikora mu gihe nta yindi mahitamo ufite cyangwa se bigutunguye. Nibura mu byinshi ukora ukajya uvugisha ukuri, ukabeshya ari ukubona nta yindi mahitamo ufite. No gatatu, kudapata n'igihe. Abantu benshi bahora bahuze, ariko kuri nuko umuntu ugukunda agushakira umwanya. Relationship idafite time together itangira gukonja bucece, kandi buriya relationship yakonje kuzegaza umurongo wayo kujya kwishyushya biragwana cyane. Niyo mpamvu rero dukwiye gushyushya relation aho kuyikonjesha, kubera ko kuzegaza umurongo wayo biragoranye cyane. Akaba ari niyo mpamvu dukwiye kuyishyigikira. Naho kane, gukunda control excessive. Gukurikirana phone, abantu benshi turabikora. Kugenzura buri movement yose, gushaka gutegeka partner. Ibyo si urukundo, ni insecurity. Gusa ntibikurikizwa, abenshi turabikora, ariko si byiza. Abenshi bakora ibyo ngibyo ntabinangira imitima. Naho gatanu, kudashimira partner. Abantu benshi barakumenya kugeza nubwo batakibona value yawe. Thank you noya, caring noya, ibishobora gukomeza urukundo, gusa abenshi ntibabikurikiza. Ariko biba byiza twabikurikiza, kubera ko ni nk'umurongo mwiza ngenderwaho. Naho gatandatu, gushyira friends cyangwa social media imbere relation. Iyo partner ahora yumva atari priority, relationship itangira kugira distance. Kandi buriya distance si nziza hagati ya relationship. Bibaye byiza twagabanya distance ikaba ntoya, byangombwa tukanesubiranganya burundu, kubera ko urukundo ntirukwiye kujyamo distance. Bibaye byiza twabirwanya, gusa abenshi ntibabyumva, ariko nabo ntibatinya kubona ingaruka. Ariko ibyiza twabirwanya, bityo urukundo rwacu rugakomeza neza. Naho karindwi, kudakemura problems hakiri kare. Ikibazo gito iyo kidakemuwe kiba kinini cyane. Sentiment igakura buhoro buhoro, kandi buriya ikibazo kidakemuwe gitangira gito kikabyara ibibazo byinshi cyane, kugeza ubwo urebye nabi hava muri risk nyinshi. Bibaye byiza twakirwanya buhoro buhoro, kugeza ubwo natwe tukirumbuye burundu, aho kugira ngo kituneshe. Naho umunani, comparing relationship zawe n'iz'abandi. Social media ituma abantu batekereza ko abandi bafite perfect love, ariko kuri nuko relationship nyinshi za online ziba impfabusa, kubera ko ntacyo zazimaze. Gusa abenshi birukira kudafite umumaro. Gusa bibaye byiza twabireka, kubera ko nta cyiza kirimo. Naho ikintu cya 9 ni ukura respect. Urukundo rudafite respect ntiruramba. Amagambo mabi, distract, humiliation byangiza umutima w'umuntu cyane bucece, kandi buriya kwangiza umutima w'umuntu ni bibi cyane. Biba byiza twabireka, nubwo abantu benshi biri cyane bidafite umumaro bakareka ifite agaciro, kandi buriya ikintu kidafite umumaro ntacyo aba ari cyo.
nayo ikintu cya 10 ni ukwibagirwa kwikunda. Iyo umuntu atikunda yemera byinshi cyane bizamubabaza, kandi buriya nkiga kurishera ku rugo nibidahereye ku rugo na kure nizashobora. Self love ifasha relationship kuba healthy. Ukuri nuko relationship nyinshi nizisenwa no kubona urukundo, ahubwo zisenwa n'utuntu duto abantu benshi bagenda birengagiza buri munsi. Buri utuntu duto birengagiza buri munsi niko tuzabakoraho, gusa ibyo nibabikurikiza, ariko nabo nibatinya kubona yuko bibeshye. Iyo umenye imbwi hakiri kare ushobora gukiza relationship yawe hakiri kare, cyangwa se ukubaka urukundo ruhamye kurusha urwa mbere. Ariko nanone reka mbabaze, ni iki muri ibintu 10 ubona gisanzwe gisenya relationship muri iki gihe? Twandikiye muri comment twiganirire. Mbibutsa yuko channel bituguru kutavugwa nishisha y'ibiganiro ngereye n'inkundo ndetse n'ubuzima. Kanda subscribe niba ushaka ukuri ku rukundo ndetse n'ubuzima. Nongera kwibutsa kujya muri description mu joining WhatsApp irimo, group ya WhatsApp irimo, turusheho kubana 5 kuri 5. Murakoze cyane.